Muraho neza nanone, amazina yanjye ni Samuel Muhayimana, nkunda gushyiraho inyunganizi muri ICT cyangwa se ubufasha kujyanye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi turarebera hamwe uko ushobora kubika dokima zawe, video, amafoto. Tuvuge niba uvuye Nyagatare udashaka gutwara computer yawe, ushobora gushyira ibintu byawe kuri internet cyangwa murandasi, hanyuma wagera i Kigali ukaba wabyifashisha. Ukajya muri siberi ugaprintinga dokima zawe utiriwe ugendana machine cyangwa se ibindi bintu. Ubundi buryo, hari igihe machine irwara virusi ikaba yakwataka staff zawe cyangwa se dokima zawe, niba se ukora business cyangwa se niba ukorera abandi, birumvikana hari imitungo ufite muri computer, biramutse rero bibuze urumva ko ubuhombye. Turaza kwifashisha icyo twita Office 365. Nk'uko mubizi, iyi office yashinzwe n'umugabo bita Bill Gates, cyangwa se tukaba twifashisha icyo twita Google, aho dusanga Drive niyo Google nk'uko muzi yafunzwe n'uyu mugabo bita Larry Page and Sergey Brin. Abo ni abagabo bafunze iyi Google. Rero umwe afite icyo twita OneDrive for Microsoft, undi akagira icyo twita Drive for Google. So uyu munsi reka twifashishe Office 365. So turebe uko wabika ibintu byawe kuri murandasi, ibyo twita cloud computing. So uraza ukandikamo Office 365. Okay. Warangiza ukaza ugakora login. Okay. Iyo uhageze usangamo application nyinshi, ariko bivuze ko kugiramo hano ugomba kuba ufitemo account twahawe na REB, ziherwa na @reb.ac.rw. ugakora login, ugashyiramo password yawe wahawe, hanyuma noneho ugahita ugera muri izi application. Izi application zisanzemo icyo twita Outlook ni uburyo bwo koherezanya message iremereye, nk'uko tumenyereye muri Google na Yahoo. Gmail na Yahoo ntabwo wakohereza ikintu girengeje megabyte 25. Hanyuma rero iyi OneDrive yo usanga ariko tubika nyine ibintu byacu, hanyuma nyine ukaba wabyaccessinga aho ugeze hose, ukaba wanabisharinga bagenzi bawe bakabikoresha muri research, cyangwa se niba ari ibyo ushaka nyine kubaha bakaba babyifashisha, niba ari ibitabo, niba ari video, niba ari iki. Aha rero ukaba iyo ufitemo access, ufite terabyte, ubwo ni ukuvuga ngo ni giga 1024. Abandi bazi ibintu bya ICT birutanwaho muri ubwo buryo. Urumva rero ntabwo ushobora kuba wayuzuza uko wagenda kose, donc abari nyinshi storage yaho iba ifite ingufu. Aha rero niho dushaka kubika ibintu. Aha rero team uburyo bwo kuganira, mukakora video conference. OneNote ni uburyo bwo kwigishanya ku barimu. Hanyuma rero Word, urumva ni uko accessing ibintu online, ugatanga link ukaba waha umuntu access akaba wabikoresha nabyo. Excel nayo ni muri ubwo buryo, nk'uko twasanga tubizi. Excel iyi ngiyi itangwa n'imwe isanzwe, kuko iyi ngiyi accessing online for collaboration. So reka rero twirebere iyi. Aha ngaha twita OneDrive, niho dukeneye kubika ibintu byacu. Urakanda muri OneDrive. Nitumara kuhagera urabona ko turasanga amafoda. Iyi ni umutungo wanjye, nk'uko mureba. Harimo amafoto, harimo attachment, ibintu by'ibitabo, harimo badging, amacertificate nakoreye, harimo class notebook. Byose ni ibitabo. Urabona harimo ICDL modules, International Computer Driving License modules. Harimo ibintu byinshi nabitsemo, harimo ubukwe bwanjye. Urabona ko harimo ibintu byinshi.
So hanyuma rero tugiye kureba uko nyine twaprodingamo ibintu. Nkuko nabwiraga nyine hano harimo ibintu byinshi, kandi nawe uburyo wabukora ukabika ibintu byawe mu buryo buri safe. Twe turaza nitujya kwa uploadinga ibintu byacu biva kuri computer tubishyira kuri cloud computing. Turaza dukore folder cyangwa se dukore aho dushaka kubika ibintu byacu, dukore folder, wandikemo se wenda katwandikemo sam ni urugero, sam ariko byo byose niba ari sam photo ni urugero, cyangwa sam stuff so hanyuma ugakora create. Then after iyo umaze kugeramo urabona ko amwe tumaze gucreatinga ni iyi ngiyi sam stuff, urayifungura. Iyo umaze kuyifungura nk'uko mureba hano hejuru handitsemo sam stuff one drive, okay. Hanyuma ngatangira nkabikamo ibintu byanjye, ndahita nzanyura aha, okay. Here means upload, okay. Click upload. Barakubaza niba ushaka gushyiramo file. File ni ukuvuga ngo ni akantu akamwe kamwe, file ni akantu kamwe, hanyuma folder ni assemble or a set of files. So niba nshaka gushyiramo file, ndaza nyihitemo, cyangwa se machine irakora icyo twita browsing, browsinga ikintu nshaka gushyiramo. So nahitamo ikintu rero, reka nze mpitemo hano fawe gahini Microsoft, hanyuma nkayitamo nkakora open, ikaba yagezemo hano rero. Nkuko mubibona yamaze kugeramo. So ubu noneho ibintu byarangiye. So reka turebe uburyo washyiramo folder. Ndaza nkahitamo hano folder, ariko nibwo ko turi kubishyira muri sam stuff. Hanyuma folder nkajya kureba nyine folder naterura iyo ariyo, nkashyiramo, ntafungura aha ni urugero, biterwa naho wabitse ibintu byawe. Hanyuma ukaza ugahitamo, ufite guhitamo ICDL cyangwa se nkahitamo ibindi bintu bitewe n'ibyo mfitemo. Reka nze mpitemo online training, hitamo folder, hanyuma namara kuyihitamo nkaza nkakora upload. Urabona ko na file ni mafile angahe twaploadinga, amafile 26 to this site. Hanyuma nkakanda upload. So hano barambwira ngo ziri kwa uploaded, hanyuma nkategeza ko bigeramo nkaba ndarangije. So nazava Nyamasheke, nkaba nzi ko ningera i Kigali nzagusesinga ibintu byanjye bifite umutekano. Nkaba nizeye neza ko washira imyaka 50 ibintu byanjye bifite umutekano kuri online. Hari abantu bamufite abana uko bakura, mugomba kubafotora, mukabakora utu video mukatubikamo hano kugira ngo umwana amara gukura akakubaza nyine uko yari ameze ari umwana, ukajya umwereka udufoto twe cyangwa utu video twe, nabyo birashimisha. So ubwo nta kindi twashoje, igisigaye no gukora logout, hanyuma ukavamo. So mwakoze cyane, ndabashishikariza gukora subscribe kugira ngo nyine mujye mubona